reka twongere tubasuhuze ari nako tubaha ikaze mu mudahema kubana natwe hano kuri chaîne ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Aho muherereye mu mpande zigiye zitandukanye, reka mbabwire ngo mukomeze kugubwa neza, ibyo mwerekejeho amaboko Imana ibibaheremo umugisha. Mubwira ngo niba utarakora subscribe biroroshye, icyo bisaba no kureba munsi ya video ukayikanda, ugakanda notification, ibiganiro byacu bikajya bikugeraho 5/5. Nayahe makuru tugiye kuba tubagezaho? Na makuru ari kuvugwa mu karere ka Nyamasheke, aho abakozi 11 b'akarere bamaze kwandika basaba ko ibaruwa basaba yuko basezera ku mirimo yabo bakoreraga muri ako karere ka Nyamasheke. Nyuma y'amakuru yarari maze iminsi avugwa ko hari abashobora gukurwa mu mirimo muri ako karere ka Nyamasheke, Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Nyamasheke yabwiye igihe ko aya makuru yamenyekanye ariko avuga ko amakuru arambuye yatangazwa n'umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse mu kiganiro yagiranye n'igihe yavuze ko ari mu nteko z'abaturage mu murenge wa Gihombo, ariko ko umunyamabanga we amaze kumuhamagara. Umunyamabanga amaze guhamagara umuyobozi w'akarere. Uwo muyobozi wari uri mu nteko z'abaturage mu murenge wa Gihombo. Uwo munyamabanga we rero ahamagaye uyu muyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse amubwira ko hari abakozi b'akarere bagera kuri 11 bamaze kumushyikiriza ibaruwa yo gusezera akazi. Yagize ati ayo makuru ni ukuri, ati ntabwo ndamenya umubare wabo ariko birasanzwe ko abakozi bandika basezera akazi. Abakozi se batangiye gusezera akazi, abakozi 11 baba ari abantu benshi, kuko uko byagenda kose iyo basezeye akazi kugira ngo hahite hinjiramwe abandi babasimbura, burya hari ikiba kigaragayeho nk'icyuho kitari kinini cyane, ariko uko byagenda kose akarere kaba gafite abayobozi benshi, bashobora kujya bazibira iyo myanya bagiye ivamo n'abandi bagategereza ko hari abandi bakozi bazinjizwa mu kazi kugira ngo basimbure abo ngabo baba bavuye mu kazi. Aba ngaba rero bahise bafata umwanzuro wo kuba bakwandika ibaruwa ihagarika akazi kabo mu gihe bari bumvise amakuru ko bamwe muri bo hari abagiye gusezererwa muri aka kazi. Yakomeje agira ati birasaba ko tubanza tugasuzuma ayo mabaruwa, ubwo amakuru arambuye twaza kuyabamenyesha. Abakozi 11 bo mu karere ka Nyamasheke banditse basezera ku mirimo yabo. Abangaba rero basezeye akazi, banditse ibaruwa basanga basezera akazi. Tugiye kubabwira amazina yabo. Uyu wa mbere rero harimo Senkambe Albert, wari umuyobozi w'ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi. Hakaza Mugwiza Theogene, wari umukozi ushinzwe amahoro y'akarere. Uwitwa Faida, wari ushinzwe guteza imbere imihanda. Hari kandi uwitwa Olivera nawe wakoraga muri One Stop Center.
Bankundiye Etienne wari ushinzwe ibikorwa by'ubuhinzi na Sirasi wakoraga mu ishami ry'imari. Aba bakozi basezeye nyuma y'icyumweru kimwe. Abakozi 13 bo mu karere ka Karongi birukanywe mu mirimo. Ibi bikaba byarabereye umunsi umwe byarabaye umunsi umwe n'iyegura by'uwari umuyobozi w'akarere ka Karongi. Mukase Valentina Niragire Theophile wari umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere, hamwe na Dusingize Donatira wari umuyobozi w'inama njyanama y'akarere ka Karongi. Iri yegura n'iyirukanwa mu kazi ryo mu karere ka Karongi ryakurikiwe no mu karere ka Rusizi, aho Aniseti Kibiriga wari umuyobozi w'akarere na Dukuzumuremyi Marie ndetse na Niyonsaba Jeanne Damascene beguye muri izi nshingano. Abayobozi benshi bari kujya bagenda begura mu mirimo yabo. Ese byaba bigaragaza iyihe shusho ko akarere ka Nyamasheke hari abakozi beguye, muri Karongi hari abakozi beguye, muri Rusizi izi mpinduka mu buyobozi mu nzego z'ibanze mu ntara y'Iburengerazuba zasize uwari guverineri w'iyo ntara Dushimimana Lambert asimbuwe kuri izo nshingano. Rero Lambert yakuwe kuri izi nshingano zigahabwa